navuze ngo mutomoke mugende ntabwo muri kubyumva ikindi kuvuga se. Makuru yanjye ni meza ariko sha ubundi muravuga iby'uru rwagira ngo mwebwe murabizi ko muraba ntago kwiyemera boss mukuri reka nkubwira umpimba neza nanjye ngomba kukwereka umwana mwiza. None se mani Joe reka nkubaze. nanyuze hano ngo narinze kureba uwo warushye hano. Ibyo bintu mbwiye ni by'ukuri rwose nzamubwira nananira nzaguhamagara uzutwumve. Bikano nuko ushaka kwigira ufite amafaranga ndabizi ko umpemba ariko ngereka nkubwira niba udashaka gusenya urugo rw'abandi nyumvira. Reka ntabwo nakuzanye hano ngo ujye ucungira umuntu wese ucuruza umunwa bigeze aho ngaho mukanyinjirire. Nakuzanye hano nk'umukozi. Ngereka nkubwira Joe turi kumvika ndi kukumva boss. Nakuzanye hano ngo ujye uncungira ibintu bya hano byose. Ntabwo nakuzanye ngo ugire mu buzima. Genda ko turi kumvikana ngo uteze amatwi rwose. Oya ibyo bintu byawe ntabwo mbishaka. Umva nkubwira boss ura n'umugore w'abandi. Ariko ibyo ntabwo bikureba. Nakubwiye yuko mfite abana beza nuko utari kunyumva. Nuko utari kunyumva. Mukanyinjirire mu buzima sibyo? Kuri boss ndatuza ariko umenye yuko biriya bintu atari byo. Ndavuze ngo ujye uceceka ntukanyinjirire. Kamwihorere. Okay. Kamwihorere rwose njye ubwo simbizi. Menye yuko biriya bintu atari byo. Taratanze. Mukobwa mwiza. Umeze neza ariko. Ibyo njya mvuga. Umeze biteze? Cyane. Ibyo nibyo njya mvuga. Ibyo bintu ntabwo mbishaka. Njye nibyo mba ndi kuvuga. Ariko se biti byawe. Joe reka mugumya mu mani reka tube twigendera. Ariko boss njye bintu mba nkubwira biba so nushaka ujye unyumvira nk'umukozi wawe. Nta wundi mujyanama ufite. Jya ukomeza nta kibazo igendera. Sister Makosa. Umeze neza. Mbona zuri mushyashya muri iyi karitsiye imeze bite? Ndi mushya muri iyi karitsiye nyine mba hano bita Kinyinya. Watugendeye none n'intangahe? Nyine ndi mushyashya naje gusura abantu muri famiye nyine ngira ngo mbashake n'akazi. Shaka ugire amazi kukubona Koko cyane pe. Mbeshya rwose. Ntabwo mbeshya. Ni ibisanzwe tu. Wabona umuntu gutya bwa mbere ukabona ameze neza. Oya hari igihe ubona umuntu ukumva mwishimiye nawe ntabwo wenda nagushimiye cyane. Ese wambaye akamenya telefone wakandika ariko nta kibazo. Karindwi umunani 5 3 8 karindwi 100. urakoze cyane. Nizo ngizo nyine wajya ushakaho nyine. Ntarimi nayibonye ndaza kuguhamagara nanjye ndaza kwereka yanjye. Nkunda gukoresha MTN Tigo ntabwo nkunda kuyikoresha cyane. Okay, witwa ndese? Ese ni ngombwa ko nkwibwirize nabanza umbwire ryane. Okay, njye nitwa Peter. Okay, njye nitwa Kanyana. Mfite n'akazina keza bya hatari kabisa. Nyuma akanimero kawe nta ribi tuzavugana. Sawa turi kumwe. Sawa. Ese ko ndi gutunganya ugiye mu gitondo. Yagiye mu kazi. Ugiye mu kazi se hanyuma iriya myenda irafurwa nande? Nta wifura n'uwifura. Ugiye mu kazi. Yatunga urugo. Ndavuze ngo genda ukuremo iyo myenda, ufure iyo myenda iri hariya, woze umwana umwambike kandi umugaburire. Hari ahantu ngiye ninza kandi usanga byose wabitunganyije. Ntabwo wigeze mbwira yuko ugiye kugenda. Hari ahantu ngiye usanga wabirangije. Ibyo reka nawe witunganyije rero.
ariko siko nta se bugira. yewe ndagiye nka nyiri urugo nawe ubikore umwana Ndafuse ngo ntabwo mwumva ariko ntaho tugusigare nawe urahasigara iyo ngiye gushaka ibyatunga urugo. ndafuse ngo ntaho ntaho njye mbare kabiri umaze kubyimba nakubwiye ngo iki ariko ubundi ibintu wigeze niba mubwire niba ntabwo ejo bundi zaje uzi kusuzuguza njye ni nyiri urugo ngomba kugenda nkakorera ibyatunga hano urugo ntabwo ari wowe wandegeka rero ngo ni incanga ntabwo reka ngende. ndafuse ngo ntabwo wumva ibyo ndi kuvuga ndagiye ntabwo wumva ibyo mvuga uriya mwana ndavuze ngo umuhanga furira iriya myenda utunganye umwana ngenda agiye ntabwo mpari ugiye wese nta kazi ugira ushinzwe kumenya ahantu ngiye nta kazi ugira ushinzwe kumenya ahantu ngiye iyi kandi iyi nzu nayo nsanga wayikorobye neza reba ndabona ntazi utuntu turi hano hasi dusa nabi ntazi ibyo ari byo ubitunganye ubirangize ndagiye hari ahantu ngiye usanga byose wabirangije kandi umbwire nimba bari abantu baje hano ejo bundi ari batangiye gutuma unsuzugura niba nzakwereke mbwira nzabikwereke mbere waranyumviraga ariko aho basiye ngo baje ngo kudusura ngo iki ntazi ibyo barimo ntunyumva ntugira gute sange byose babirangije ndagiye kandi sinzi aho gato ngo mvuge ku mana yanjye mbega urushaka rw'iki gihe sigaye banagika ngo nsigare mu rugo ndi umugabo urushaka rw'iki gihe rurananiye. amahoro Kalisa we. Yego kuru. Mukomere cyane. Yego. Agarutse buriya kukureba inshuti nicyo zisobanuye ndavuze ati kangaruke ndebe ko umuvandimwe ameze ngomba kumuba hafi muri no minsi atameranye neza n'umugore we. Njye ngo hafi rega niwe inshuti ngira nta wundi ngira. Ahanga mwigeze. Oya nibyo ariko nibyo niki inshuti zisobanuye rega. Ahubwo kari ngwino tujye hano tube tuganira ntabwo ari ngombwa kwinjira mu nzu rwose kuko birihutirwa kandi nanjye ndashaka kugenda. Nta kibazo. Kicara reka nguhe ikaze nubwo ari iwawe. Nta kundi. Aho sanga bamuvandimwe we. Usanze n'umufuri mwindari. Nta mugore wanjye yaranyiri. Nta mugore ntashobora gufura imyenda. Ntashobora guteka. Ntashobora kurira umwana. Yewe ntashobora no gukoropa muri iyi. Azinduka mu gitondo akafata inkweto ze, agafata ipantaro, akambara nkona soze nangwa se mugore ugiye he aturanshinzwe atujye umenye iby'urugo rwawe ntukamenye ibyanjye ese ko ranjye mugabo ahangaha ranjye mukuru wahangaho urugo wagiye usobanura ko bankubajije aho ugiye ko nzi ko nta kazi ugira ntabwo wangize ukanyuke nabi wagiye unsobanurira nuko none aragiye arafunguye portail yagiye mwihore nawe wa muntu we Claude ngangira inama Shaka mugabo ndumva utorohewe rwose wagorwa rwose ariko shaka ubundi ubwoko ko ndi waba waranarishije njya kumva ngo abagore ngo hari ibintu bagaburira abagabo reba inzu nziza reba muri iyi si wowe mugabo ufite inzu nziza ariko nta mahoro ufite babivuga ukuri ko abakene nibo bantu bibereyeho reba ibintu ufite urebe n'ukuntu nta mahoro ufite ibintu ntabwo byoroshye kabisa ugomba gufata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo wa mugabo rero mba mukwiye iyo abagore ntiwabizi
niba yaramaye nawe rero ukunsigaye mwiza sinyishyira amaraso twose ku mubiri niba yaranyahiriye ntabyo nzi wabwirwa n'iki ese ndajya kumukubita sinarwara n'umugore rwose oya rwose warariye ubu ngubu aho bigeze rwose n'imyenda y'umugore usigaye uyifura tu nta kibazo ayifura se mba kuyifura ese nagira ahubwo wowe nk'umuntu w'inshuti uzambabarire ninguhamagara nawe arahari uzambabarire uze tubaze igituma yigende cyamaye inka narabigusezeranyije rwose n'ubunyuze hano mbonye aca hano ngira ngo araje ndavuga ati kamukurikirane buriya aje mu rugo tube twabiganiraho ntugoye no kugusanga hano mu rugo wenyine rero ubu ngubu uri ahangaha yange nyine n'umwana w'iwanjye ubu ngubu umwana waranabyara niko kari rero ibyawe ndabona ari umusozi ugoye kurira sibyo shaka reka ngende rero nzagarukana madamu ahari tugire icyo tuganiraho uba ukora nsize ahangaha nayo imyitozo yo kumbona umuntu yo kunganira nato wongeye gusigaranira nakundika none ko ariko kwitwa umugabo bimera se ariko nta kundi reka nsigaye mfura imyenda nta kundi nyine cyo ngaho ndenze irembo murenze irembo ngeze hano hirya ariko sha umeze neza iyo abantu bameze neza byatari kabisa urakoze wari ugiye mu duki se muri ino minsi kutaheruka konsura ni akazi nandi mu kazi ariko nanjye nayo mukumbuye niyo mpamvu wambwiye ngo nimusure ndavuga guhakana mbese byose binanira nanjye nayo mukumbuye sha umeze neza kabisa kabisa ndemeye tu ahangaha ni sawa urakoze cyane si wowe ntabwo bahindukiraga ngo barebe ku ruhande ntabwo mbizi se ko umuntu ashakaga ko ari wowe hari ubwo witagaho sha ni sawa kabisa ni sawa ndagukunze tu urakoze ariko nawe umeze neza nta kibazo sha nawe ndakomeye ntari nubwo wiriwe mu rugo ariko ntari umeze neza nta kibazo sha mba ndaho nyine ndimo kureba udufilimi gutyo tu ntari biri kabisa nta kibazo rwose ndaje mbonye wibereye hanze utakayaga mbasha bari bunganira na Jo wanjye hariya abamereye nabi uriya nyine biba byancanze kabisa mama uri bamwasarishije wana ikaze ryatari tuba turimo muri story kiriya cyana kiransetsa buranyibonye sinzi kabisa ariko ntari bigiwe nyine nta kibazo ni byiza cyane kabisa buriya mufite hariya mbona nta rungu nagira rero nari kuri filime nagira nkakengera kikantera story zatari nta kibazo bamujya wumva ufite irungu uzajya ubwira nza gusura ariko nkaza no kwirebera sha ni sawa tu nawe nabikunze kunsura kabisa murakoze cyane nanjye nishimye ako uzagaruke buriya n'ubutaha dutere habiri atari nangaha nta kibazo pe nta kibazo nzaza ntabwo nabyanga ni karibu kabisa ni karibu iwacu ntabwo duheje kabisa urakoze cyane nanjye ndishimye ni sawa tu ariko boss afite umukobwa nanjye ngomba kumutwara kuko ajya atwara abakobwa b'abandi nawe nta kuntu ntamutwara nanjye ngo mutsindire njye mwipevera kabisa niko bimeze boss ngomba kumwemeza kabisa mubi na bwiza boss ngomba kumwemeza nkamutwara umwana mwiza nk'uriyo hirya sha boss arya neza ese Jo uri kwivugisha ibikimana mwiza mwire boss ko nsanzwe uri kwivugisha ari kuvuga udukisema ndi kuvuga ku bintu byinshi dushobora kuza guteka nta bindi nari kuvuga ko numvisha nk'umukobwa ukuntu uja ni umukobwa uzi umukobwa ntereta ni mwiza abaza abakobwa biri kumbwira ko nta n'umwe ndabona hano bimeze boss reka nkubwire sibyo uzi ukuntu nzi kurapa ye baba nkunda amakadafu byahatari reka je ego ko mana yanjye sawe ko uri kunda piri zawe utarepa ni ariko njye mba nifuza kuzaba nk'uriya muhanzi sinkubeshye makadafu afite akaririmbo keza simbona ufite nka taci uzajye YouTube uzamureba kabisa bamwita makadafu reka da ni ibintu bya rapa aratwika ego ko jya ureba urambwira nawe nzareba nzakubwira buriya haracyari igihe nzareba nkurebere da
abo bantu ukunda ushobora gusanga bagwirirana. bose nzakora pira karirimbo ka makadafu so ni keza fo Uzagerageze se. waretse se nkakakwereka ubu ngubu ibindi byo kugerageza nini urabizi nyabuneka uri hayizumesha none nabireka mesha ariko mbase Yabona ibintu byawe utazabishobora. ako bose gereka ubwire ngenza ya nkukubita uturongo warangiza ngo sinzabishobora ni gute se Ikigaragara nazabishobora cyawe ufana n'abantu bagwirirana nawe nyumvira nk'izo ndirimbo uri kungirira. bose urambabaje nta kibazo urakoze Kare. birahagije Ibintu byawe uri kubura. niba utazanamureba ubimbwira uwo ngo nahisemo menya nawe se ubona ntakigenda. urakoze Ntapu. Ibyo bintu byawe wapi kabisa. ntacyo urambabaje ariko Oya nyine ufana abantu bafite gahunda apana abantu bari aho bagwirirana. ngana we mbwira uwurenze bwanzu Urenze se. Reka njyewe urenze se urumva hano mu Rwanda njye ntabwo mfana. ufana bahise hanze Hanze se. Harya Justin Derulo uramuzi? jya mwumva ntabwo muzi yaba muzi mba namukubwiye kuko mba nzi ibyiza Urumva ufana abantu bagwirira. udafana abantu bo mu gihugu cyazafana ba Reka izo nyatsi wanyu aho ngaho. sawa nta kibazo Nta kigero. cyihorera ako boss gereka nkubwire nushaka ubyemere genze kurapa Nemera ibyo bintu uri kumbwira. nzakukubita imirongo yanjye Ibyo bintu uri kurapa mani kumva nta nubwo mani kumva ibintu uri kuvuga aha ngaha. reka ngufurire yasume nkwihorera ariko umenye Genda ukore akazi kawe ibyo byo. sawa nyine uzabureba tumufashe umusungu urabona ngambira agiye nubizi abagabo wiwe nyine none se nyine sibyo nakubwira gusa wari uzi ko nkubeshya dore reba yiyambarishije utuntu n'udutugu yatwerekanye ubusa ari kujya agamije iki yoroshye ntabwo yoroshye uramubwira umva reka mubwire wowe genda ndabizi neza ubu ngubu yerekeje hari botike urabona hari ikintu afite cyo agiye guhaha byagabonaga nanjye uko mbibona ntabwo ajya ahaha ibyo nakubwiraga rwose amuca inyuma ngenda abizi ko yaba atoroshye ariko hari ahantu yinjiye byanga binuga urabibona ni kuri ya bogare nyine sheri naho ntabwo azankora nkuriya koko ntabwo azakwiyambarisha sheri njyewe nshidikanya urabizi ko ari wowe nkunda n'umutima wanjye wose ntabwo rero njyewe njya nkubeshya ntabwo uzamera nkuriya oya rwose sheri wanjye ntabwo njye nakubeshyeje ntuzabinkore rwose ntuzabinkore ubinkoze byambabaza ahubwo reka tureke kuvuga uriya muntu twigendere njyewe ntabwo naguca inyuma rwose ntabwo byashoboka Nyiramata bite ko wohanye ni amahoro komere cyane ese ko mbonye umugabo wawe arimo akimiranya imihanda hano haruguru yambuka ajya agana kuri butike ari n'umwana mu mugongo hari n'ubufuka nta mukozi mugira ariko ubugabo buri kigenge bwaransunyuye ahubwo muri karitsiye ubundi ubugabo bw'ingogi buramunyuye muri muvuga umuntu mu rugo kwiwe muri muvuga ibintu by'urugo rwanjye birabareba koko kuki mureba ibintu bibareba koko nyamara ajya ucisha makenya Nyiramataye umaze ku biciro ry'imigani muri no karitsiye kumvikana ndakwiyamye mu rugo iwanjye iby'urugo rwanjye ubireke urebe ibyawe ujye unyura ku gipangu cyanjye ntunarebe n'iyicisha ngo urebe ngo ujye uhanyura ugenda
wongera usubirayo twahura wahura n'umugabo wanjye ntibikureba ntukinjire mu rugo rwanjye. ariko ntacyo mvuze niteranya gusa njye sindi nka ba bandi bavuga ngo usenyurwe bamutiza umugabo. Uzatinya kubona ko ibyo urimo ukorera umugabo wawe wibeshye. Mva nkubwire kwasenyuka rutasenyuka ibyo ntibikureba nta n'ikintu bikurebaho, kandi ikindi ntiruzigera rusenyuka. njye n'umugabo wanjye turakundana, ibyo yakora n'ibyo nakora ntabwo bibareba. icyo cyo ndabiyamye ku rugo rw'iwanjye. nongere mbisubiremo kuva mugenzi umunwa nta kindi kintu ntimushaka gutekereza ngo turarira iki turarya iki cyangwa se ndambara iki aho wari kuri muvuga umuntu atambuka mukamuvuga yagaruka mukamuvuga nta kandi kazi mbese. aha kanigendere nzambarizwa ibyanyu na Kalisa. sagenda avuga ibyabyo bamuvuga bwambo nta kintu ndabiyamye. ariko sha Peter ko nari nzi ko ari umukristo wadukiriye abakobwa gute? Gashawe se ibyo bintu uri kumbwiraga ni iby'isi. Ariko reka nkubwire ni ukuri kw'Imana ko nabakijije muri benshi nkabasengera muri itorero ryinshi, wagarukiye Imana byagutwara iki? Pasiteri jya ureka n'Imana turayisenga ntubizi turasenga. Reka nkubwire cisha make buriya abakobwa si beza nkatwe b'abapasiteri dukunda Imana twarabitojwe. Peter garukira Imana ni byiza. bizaza pasiteri rega ntabwo biba byoroshye. Peter ndagusabye waje nkagusengera ukagarukira Imana ko wari umuntu wa mbere twemeraga. Peter haleluya, ushobora kugarukira Imana ugasengerwa ugakorera Imana. umva pasiteri nzaza haleluya. Peter ndakubonaho umugisha, korera Imana ntacyo bitwaye. nzaza Imana ni nziza Peter, uri inshuti y'Imana ndabizi ko njya nsenga nkerekwa ukorera Imana imirimo y'Imana ko ari myiza. reka da haleluya. ujya ubona neza lazafira Peter garukira Imana ushobora kuzaga ugaterana natwe. ryari hajya guterana ryari? duterana ku cyumweru mu materaniro ya saa 4. iteraniro rya mbere riba risohotse tugasengera urubyiruko saa 4 tukabigisha kugarukira Imana. saa 4 nzaba nabyutse pasiteri. haleluya. ndagusengera uzaba wabyutse. reka Peter ndakumva pasiteri ndakumva. haleluya. garukira Imana tugusengere ubone ibyiza by'Imana nawe uri mu bantu b'Imana. pasiteri burya gusenga njyewe bijya binangora ariko tu Peter nzagusengera ndabizi nzagufasha. mfite umwuka mfite amavuta. haleluya. ntuzi abantu bose nasengeye bagarukiye Imana. reka Peter nzagusomera ijambo riri ku murongo wa Bibiliya, nutaha udakijijwe nzamenya ko ntazi gusenga. haleluya. pasiteri ndumva ari sawa tu nzaza nari ibintu tuganira ni byiza urabyubashye. nabyubashye. Imana ishimwe cyane. nkunda abakristo banje. haleluya. amen. noneho rero ushobora kureka nkakurambikaho ibiganza ukazagaruka nkagusengera, cyangwa se nanjye nabona umwanya haza nkagusengera ukagaruka mu itorero. nta kibazo pasiteri nta kibazo. haleluya. ibyo ndabikunze cyane. Imana ishimwe cyane. amen. laza Imana ishimwe kuko ubashije kugarukira Imana. amen. Peter nizere yuko ku munsi wo kuwa gatandatu nimugoroba nzaza kukureba tukajyana mu itorero ku munsi wo ku cyumweru wo guhimbaza Imana. haleluya. kubaha Imana urambureho ibiganza ku buryo nawe ugarukira Imana tukabana nawe. ariko ntabwo mfukama hasi. gupfuka hasi ntacyo bitwaye ubaha Imana. okay basi reka tuzahore kuwa gatandatu w'igitaha usengere ku cyumweru tuzabana nawe. okay nta kibazo pasiteri urakoze cyane. Peter nubashye ijambo ryawe rero reka tuzahure uwo munsi.